Twongeye kubasuhuza kandi tubahaye ikaze nshuti bakunzi ba Isange TV Show. Turabasuhuje mwe mwese mudukurikira, mwe mwese mutwereka yuko ibiganiro byacu birimo kubafasha, ndetse tunabashimira mwe mudukurikira muri United States, muri Burundi, muri Uganda, muri Kinshasa, muri mu Rwanda. Mana yanjye turabashimiye cyane kandi dukomeza no kubararikira kuguma kuri Isange TV Show kugira ngo mukomeze gusobanukirwa byinshi ku mirire ndetse n'aho ihurira n'ubuzima bwacu bwa buri munsi. Mwibutse nawe utarakora subscribe kugira ngo uyikore, bityo urusheho kujya ubona video zacu zivuga ku mirire mu ba mbere. Nje tubana hano rero kuri channel Isange TV Show, amazina no Diane. Ngira ngo twari tumaze iminsi tutari guhura mu kiganiro, nagize imbogamizi nyinshi munyihanganire, ariko nzi neza yuko ntabatenguha, nagarutse mu biganiro byacu byiza tubagezaho. Uyu munsi rero ngira ngo tugiye kuvuga ku kiganiro kidasanzwe, tugiye kuvuga ku kiribwa cyihariye, cya kindi twavuga ngo gitangaje, kandi nawe nugikurikirana cyose uraza kumva gitangaje. Ngira ngo rero mbere na mbere wenda mbanze kubiseguraho, ni byiza kureba video tuba twateguye ikarangira, kuko twebwe iyo duteguye ku kiribwa dutegura icyo nakita nk'intangiriro. Ese icyo kiribwa gikubiyemo ibiki, akamaro kacyo ku mubiri nakahe, ese ni bande bakwiye kukirya cyangwa se bakwiye kutakirya, ese noneho gikoreshwa gute. Rero urumva ko izo ngingo zose ugomba kuzisobanukirwa neza, kugira ngo niba wumvise n'akamaro kacyo umenye nuko gikoreshwa, cyangwa se umenye niba uri no mu bakwiye kukirya cyangwa se utakyemerewe. Ibyo byose rero bituma tukubwira ngo ukwiye kumva video yose ikarangira, kugira ngo usobanukirwe byinshi ku kiribwa tuba twateguye kubagezaho. Uyu munsi rero nta kindi kiribwa tugiye kuganiraho, tugiye kuganira ku kiribwa, ku rubuto rw'ingenzi rudasanzwe rwitwa indimu. Indimu ni kimwe mu biribwa abantu benshi bakoresha buri munsi, ariko si bose, cyangwa se si bose bazi ko ari urubuto rufite ububasha bukomeye ku buzima. Irimo ibintu byinshi by'ingirakamaro, ariko nanone hari abo itabereye cyangwa se hari abatayemerewe. Reka dusobanukirwe neza indimu, ibiyirimo, akamaro kayo, n'abayirinda ndetse n'uko ikoreshwa. Mwibutse gukanda subscribe kugira ngo turusheho kubana mu biganiro byacu bitandukanye. Reka turebe noneho, twibaze ngo ese indimu ikubiyemo ibiki. Reka tubabwire icyo tuzi nka ingredients cyangwa se composition y'indimu. Indimu irimo ibintu by'ingenzi bitandukanye, ari byo tugiye kubabwira. Indimu irimo vitamine C nyinshi, ifasha umubiri kurwanya indwara no gusukura amaraso. Indimu kandi irimo antioxidant cyangwa se za compounds twababwiye zirinda gusaza k'uturemangingo, cyangwa se zirinda gusaza vuba k'uturemangingo. Indimu irimo acide tuzi nka citric, ituma indimu isharira kandi ifasha mu gusukura umubiri. Indimu irimo icyo tuzi nka fiber, imyunyu ngugu ituma igogorwa rikorwa neza. Indimu kandi irimo calcium, irimo potassium, irimo iron, bifasha mu mikorere y'umubiri isanzwe cyangwa se ya buri munsi. Ibyo byose nibyo twakita ingredients zikubiye mu ndimu. None reka turebe ibyo byose biyikubiyemo bigirira akamaro umubiri wacu. Akamaro k'indimu rero ku mubiri naka tugiye kubabwira. Indimu ifasha kongera ubudahangarwa bw'umubiri, kubera ko twababwiye iriya vitamine C igenda ikarinda indwara nyinshi zitandukanye, irinda kwangirika kw'ibintu byinshi ku mubiri twagiye tubibabwiraho. Rero murumva ko kubera ko nayo mu ndimu twasanze irimo nyinshi, irinda kwangirika cyangwa se iyibungabunga ubudahangarwa bw'umubiri. Indimu ituma uruhu rusa neza kandi rukagaragara neza. Ifasha mu gucagagura cyangwa se mu gucagagura ibinure biba mu mubiri. Indimu ni ukuvuga ngo icagagura biriya binure, bikaba bishobora no gutuma ugira ibiro byiza, kubera ko indimu ihangana n'ibinure mu mubiri ikabicagagura. Indimu kandi
irinda indwara z'amaso kubera vitamine C irimo mu ndimu. Indimu ifasha mu kubungabunga igogorwa cyangwa se mu gutuma igogorwa ry'ibiribwa rigenda neza, kuko twabonyemo ko ifitemo za fiber zifasha cyane mu gutunganya cyangwa se mu gutuma igogorwa ry'ibiribwa rigenda neza. Indimu kandi ishobora gufasha mu kugabanya umunaniro no kongera imbaraga. Aha ngaha turaza kugira bitewe n'uburyo wayikoresha igihe ushaka kugabanya umunaniro. Iyo ikoreshwa mu mazi ashyushye ifasha mu gusukura umubiri no kuvana imyanda mu mubiri. Tumaze kubabwira ko ifasha mu gucagagura ibinure, rero bivuze ngo kubera ko inasohora ifasha mu gusohora imyanda mu mubiri, bya binure byacagaguwe, nanone kandi irongera igafasha mu gusohora ya myanda yose mu mubiri. Indimu ni nziza cyane, ngira ngo muri kubyumva bitewe na kano kamaro kayo gatandukanye. Ngira ngo abahanga banavuga ko indimu igihe warwaye gripe cyangwa se ibicurane, kuyikamurira mu tuzi tw'akazuyazi nabyo bifasha. Rero ako kose ni akamaro k'indimu kagiye gatandukanye ku buzima bwacu. Reka turebe abatemerewe indimu cyangwa se abagomba kwitondera indimu. Ni ukuvuga ngo abantu bafite ibibazo bya gastrite mu gifu kubera acide y'indimu cyangwa se kubera acide iri mu ndimu, bishobora kubabangamira cyangwa se bikaba byatuma batamererwa neza. Rero ni byiza ko indimu bayigabanya cyane. Abantu bafite ibibazo by'amenyo, kuko acide ishobora kwangiza amenyo cyangwa se kwangiza emaye y'amenyo, ni byiza ko abantu bafite ibibazo by'amenyo indimu bayitondera. Abafite uburwayi bw'inyama z'igifu bagomba kwitondera kuyinywa buri munsi. Urumva abantu bafite ibibazo by'igifu ni byiza ko indimu wayikoresha ariko gake gashoboka. Murumva neza rero ko muri kugenda musobanukirwa, wiyumva icyiciro urimo, ushobora kuba uri kumva ko ibi byose harimo ikikugonga cyangwa se nta na kimwe kikugonga. Ni byiza rero ko ukomeza kugenda usobanukirwa aho uherereye. Ni byiza cyane ko abagore batwite bagomba kuyinywa mu rugero, ntibirengere cyangwa se ntibanywe nyinshi, kubera iyi acide iboneka mu ndimu. Ni byiza ko rero umugore utwite indimu uyikoresha gake, ariko ntabwo bivuze ngo uyireke, kuko indimu ni nziza cyane, ariko yikoreshe gake mu rugero kugira ngo bitaza kuza kukubangamira. Aha ngaha rero wakibaza ngo ese indimu ikoreshwa ite? Uburyo bwa mbere bwiza bwo kunywa indimu ni ukuyinywa mu mazi ashyushye mu gitondo. Fata indimu yawe 1/2 cyangwa se igice kimwe, uvangemo igikombe cy'amazi ashyushye. Bifasha gusukura umubiri no gutuma igogorwa riza kugenda neza. Ntibikwiye kuyikoresha buri munsi ku bantu bafite igifu kibabara cyangwa se ku bantu bafite ikibazo cya gastrite. Indimu kandi kuyikoresha muri salade. Indimu ishyirwamo nk'ikirungo gisimbura vinegere, ituma imboga ziryoha kandi zikaboneka cyangwa se zikagaragara neza. Rero bivuze ngo igihe udafite vinega, ushobora gukoresha indimu, ka kamaro ka vinega indimu ikagakora neza. Aha ngaha nanone nabwo uba uyibyaje umusaruro. Indimu kandi hari abashobora kuyishyira ku nyama cyangwa se ku mafi, uriya mutobe wayo bakawushyiraho, nabyo ni byiza. Icyo gihe nanone uba ukoresheje indimu. Indimu kandi hari abayishyira mu cyayi. Abantu bamwe bashyira indimu mu cyayi cyangwa se icyo tuzi nka green tea, lemon tea, kugira ngo bongere vitamine C. Iriya vitamine C twababwiye ko ifite akamaro gatandukanye kenshi cyane, murayikeneye cyane. Noneho rero reka tunarebe uko indimu ikoreshwa mu bwiza bw'uruhu, mu maso. Indimu ivanze n'amazi y'akazuyazi ikoreshwa gusukura uruhu, kugabanya amavuta
no kurwanya udusebe. Indimu rero urumva ko ari byiza kuba wayikoresha mu maso igihe ivanze n'utuzi tw'akazuyazi. Ntukayishyire ku ruhu rwumye cyane kuko ishobora kurutwika. Ikindi kandi mu musatsi ushobora gukoresha indimu, kuko abanga bavuga ko umutobe w'indimu uvangwa n'amazi ugakorwa nk'isabune y'umusatsi, bityo rero ukagabanya amavuta menshi. Indimu muri kugenda mwumva uburyo bwiza cyangwa se ahantu hatandukanye ikoreshwa. Reka turebe uko indimu ikoreshwa mu rugo cyangwa se mu gusukura urugo. Umutobe w'indimu uvangwa n'umunyu cyangwa se icyo tuzi nka vinegere, igakoreshwa mu gusukura ibikoresho byo mu gikoni kuko urinda umunuko kandi ukica mikorobe. Indimu mwabantu mwe iratangaje ntisanzwe. Urumva ubu ni uburyo bwo kuyikoresha mu isuku yo mu gikoni. Indimu rero ifite akamaro gakomeye cyane. Mwumvise ko igihe ivanze n'umunyu ushobora kuyikoresha mu gusukura ibikoresho byo mu gikoni, bityo bikagufasha kuba wakirinda umunuko mu gikoni cyawe, ndetse ikanica cyangwa se uyu mutobe wavanzwe gutyo ukanica mikorobe. Rero reka tugana ku musozo, inama twabagezeho cyangwa se inama z'ingenzi. Indimu mu rugero nturenze 1/2 cyangwa indimu imwe yonyine ku munsi. Banza uyivange n'amazi, ntuyirye isharira cyangwa se ntuyirye itavanze. Ni byiza kuyivanga n'amazi kugira ngo buriya busharire bwayo bugabanukeho, kandi kuba wayivanga n'amazi ntacyo byangiza kuri ka kamaro kayo n'ubundi iri bukore mu mubiri. Nyuma yo kuyinywa kandi koga umunwa ni byiza cyangwa se ni ngombwa, kuko ibyo bishobora kukurinda kwangirika kw'amenyo. Oga mu kanwa igihe umaze kuyirya kugira ngo itaza kwangiza amenyo, kuko twabonye ko nabyo bishobora kubaho. Murumva rero ko ari byiza ko indimu umenya no kuyikoresha. Ntukayibika igihe kinini umaze kuyikata, kuko umutobe wayo uhita utakaza iriya vitamine C, kandi vitamine C mwabantu mwe twababwiye akamaro kayo gakomeye cyane ifite. Rero ni byiza ko igihe uyikase ukase 1/2 udakwiye kuyibika igihe kinini, kuko igihe uyibitse iriya vitamine C, uriya mutobe uhita utakaza cyangwa se uhita umara kubura vitamine C. Ni byiza rero ko igihe wahisemo gukoresha 1/2 ushatse kugira ngo ikindi gice urebe uburyo bwihuse ugikoresha cyangwa se ugitegura nacyo, ariko utakibitse gikase. Ibyo byose rero ni inama zikomeza kudufasha kubungabunga ubuzima bwacu dukoresha indimu. Indimu ni impano y'agaciro ku buzima bwacu, ariko bisaba kuyikoresha neza no kumenya igihe igufasha n'igihe yaguteza ibibazo. Indimu mu rugero, kandi ujye wibuka ko byose bigira uko bikwiye gukoreshwa. Ntabwo byose ubikoresha uko ubonye, ahubwo byose bigira uko bikwiye gukoreshwa. Ibuka rero gukora subscribe, kandi wibuke kutwereka ko ibintu byacu bikunda, ariko kuduha like ndetse unaduhe comment. Ikiganiro wifuza ko tuzagukorera ubutaha, uduhe comment, turahari ku bwanyu. Kandi nanone mukomeze kudushyigikira, mukomeze kudutera inkunga, ariko gukora subscribe, musharinga na bagenzi banyu, mubagezaho ibi byiza biri kuri Isange TV Show. Ndabashimiye mwese twabanye, kandi mbararikira gukomeza gukurikira ibiganiro byacu kugira ngo murusheho kunguka ubumenyi ku bijyanye n'ibiribwa ndetse n'ihuriro ryabyo n'ubuzima bwacu bwa buri munsi. Nge twabanye hano kuri Isange TV Show, amazina yanjye ni Uwase Diane. Mukomeze kugubwa neza, amahoro y'Imana akomeze kubana namwe. Murakoze.